tubaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Nkuko mubimenyereye rero mu kiganiro umuco mu iterambere tugaruka kenshi ku ndangagaciro dusanga mu muco wacu w'Abanyarwanda dukwiriye gusigasira kugira ngo twubake iterambere rirambye rishingiye ku muco. Uyu munsi rero ntabwo nagiye kure cyane, twanyarukiye kuri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu ahamuritswe ubushakashatsi bwakozwe n'inteko y'umuco ku isuzuma bipimo ku murage ndangamuco w'u Rwanda mu mwaka wa 2025. Rero ntabatindiye reka mukurikirane uko igikorwa kigiye kugenda cyangwa se cyagenze, hanyuma buri wese aho ari yakwibaza ese ngewe indangagaciro z'umuco w'u Rwanda nzishyira mu bikorwa nte, nzubahiriza nte cyangwa se nzitoza abana banjye nte, mu mashuri se bihagaze gute, mu muryango nyarwanda bihagaze gute. Ntimujye kure nyakira amashusho zanyu tubane muri kino kiganiro. Nagize impungenge cyane batwereka uburyo ki umuco n'indangagaciro birimo bitakara mu bantu bakuru. Noneho bwibaza ngo ese abana bazabimenya gute nitutaba muri ya myaka irenze 50 ko ariho birimo bitakarira twabona ikigero kiri hasi. Abana bazabasha kugira umuco gute badafite uwo bawureberaho? Impungenge rero nagira ngo mbaze intebe ko n'inteko niki twakora nkatwe turi hano kugira ngo urebye n'ikigero turimo nicyo ngicyo nyine cy'iyo myaka benshi. Niki twakora kugira ngo tubashe kugaruka ku gicumbi cy'umuco, tubashe kuzasiga babana batoya hari icyo bafite, tubashe kuba icyitegererezo cy'abandi. Avuze ku myambarire ariko ari imvugo yacu, ari imigendere yacu, nta handi twicaye kuri cya gicumbi wacu mu rugo. Babana bato baratwigira hiki. Muzarebe niyo turi mu misango y'ubukwe, hari igihe umwana agenda nta kintu yamenyemo kandi yakagombye kuvanamo na ya misanga akagira icyo yigira ku bakuru. Muradufasha kugira ngo tubone umurongo nyawo, ino mibare tuyivane mu mibare tuyijyane mu bikorwa. Noneho murakoze cyane. Kwigisha mu Cyongereza kubera impamvu zumvikana zifitiye Abanyarwanda, zifitiye abana bacu natwe twese akamaro. Ariko ubushakashatsi bwinshi bugaragaza uko umwana yiga, cyane cyane ubushakashatsi bugaragaza uko umwana yiga indimi, bugaragaza ko umwana ashobora gufata indimi zirenze 2 zitarizi akazifata neza, akaziga neza, akazimenya neza ku kigero cyo hejuru. 2 zirenze ku rwe kavukire. Kuba twigisha abana mu rurimi rw'Icyongereza ntabwo bivuze ko batari bumenye Ikinyarwanda nk'ururimi rwabo. Ni nayo mpamvu tubishyiramo imbaraga tukavuga Ikinyarwanda ni ururimi rwacu kavukire. Umwana agomba kurwiga ahereye mu mashuri y'incuke akarinda arangiza amashuri yisumbuye. Ejo bundi turimo dukora ivugurura mu burezi, abantu benshi baravuga ko turi Ikinyarwanda mu mashuri yisumbuye, cyane cyane icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye. Ikinyarwanda murakizanamo gukora iki? Umwana wize guhera amashuri y'incuke kugeza amashuri yisumbuye ubu ntaramenya Ikinyarwanda, ariko twaravuze oya, umwana niba ari Umunyarwanda agomba kwiga Ikinyarwanda kugeza arangije amashuri yisumbuye. Ibyo ntibikuyeho ko atari bwige Icyongereza kandi atwigishwe mu Cyongereza, kuko nirwo rurimi tugomba kwigisha, nirwo rurimi ruzaha amahirwe abana benshi n'Abanyarwanda benshi kujya ku isoko ry'umurimo. Mu magambo make rero, ururimi rw'Icyongereza tuzakomeza kurwigishamo, ariko n'Ikinyarwanda tuzakomeza gushyiramo imbaraga nyinshi zose zishoboka kugira ngo rudatakara, kuko nirutakara tuzatakaza umuco wacu. Nidutakaza umuco wacu natwe twese tuzibura nk'igihugu. Byagaragaye ko biriya Bisbeya yavugaga mu bushakashatsi, nubwo tutagiye muri detaye, indangagaciro yo kwiyubaha mwabibonye ko ariyo yagaragajwe nk'iyo Abanyarwanda bagenda
bateshuka, ntabwo abana ntibayifite ahubwo bagenda bateshukaho. Buriya twinjira mu bushakashatsi burambuye muri iki gitabo, twajya kubabwira ko buriya indangagaciro abanyarwanda babonye bahurizaho babona abanyarwanda bakomeyeho cyane niyo gukunda igihugu. Gukunda igihugu urabona yuko ariyo iza hejuru n'ubupfura n'ibindi. Za zindi babonaga ziri hejuru hariya buriya nizo abanyarwanda babonaho ko bihuriye rero n'imyambarire. Hari kubera icyo kibazo cy'imyambarire gikunze kugibwaho impaka, byatumye inteko y'umuco hari igitabo twanditse cyihariye kandi cyaturutse kuri izi mpaka ziriho, imyambarire y'abanyarwanda mu ndorerwamo y'umuco n'iterambere. Igitabo cyasohowe mu 2023. Icyo ni igitabo abantu banasanga ku rubuga rw'inteko y'umuco. Iyo ugisomye rero rwose usanga kidasobanura iki kibazo, harimo n'inama, kuko ngira ngo icyo bazaga mwatugiriye inama mu bireba n'ibyo twebwe inama tujya nivuga ngo ngira ngo Honorable Mutije bagiye babwira umuco urakura, umuco ujyana n'ibihe, ujyana n'imyumvire, ujyana n'ibigezweho, kandi na leta y'u Rwanda ntabwo yanga ko abantu bagendana n'ibihe. N'imyambarire iza muri ibyo nayo igenda ijyana n'ibihe. Ariko ikintu twaje gusanga kidakura cyane gihora ari kimwe ni indangagaciro zigaragarira muri ibyo. Indangagaciro igaragara mu myambarire zirimo n'izihe: ni ukwiyubaha, ni ukwiha agaciro, ni ukwanga urukozasoni, ni ukwanga kwiyandarika. Ibyo guhera ku ngoma ya Gihanga kugeza n'ubu izo ndangagaciro zakomeje ntizijya zihinduka. Mu myambarire rero icyo tubwira, tugira inama abantu: mwambare uko mwifuza, uko mushaka, ku mutima nama ukubwira, ariko umenye ngo bigomba kuba biguhesha agaciro, bigomba kuba bitakwambika ubusa, kuko kwambara ubusa cyari ikidego. Utiyandarika, umutima nama wawe nukubwira ngo nambaye neza, ntabwo niyandaritse, ntabwo nambaye ubusa, ntikwije, icyo gihe twakubwira iki? Nushaka uzambare uko wifuza. Ndumva rero ngo mu ndangagaciro niho hari igisubizo. Iyo tubona cyane cyane urubyiruko rwambara mu buryo butera ikidego, usanga icyo bateshutseho kiba akenshi ari izo ndangagaciro zigaragarira mu myambarire. Turadababwira tuti ntabwo umuco ari polisi, burya ntabwo habamo ya mategeko aba yaguhana ngo ube wafungwa. Urukozasoni rwo n'amategeko asanzwe arabihana, ariko umuco uguhana mu bundi buryo. Niwambara gutyo muri ubwo buryo bwiyandarika, igihano ni ikiyeze, ni urw'amenyo. Abantu bazagushyira ku karubanda, abantu bazakuvuga, abantu bazakwamagana. Urubyiruko rero rwacu rwagiye rugira imyumvire, isi ya none iragenda ihinduka cyane, ikazana ikoranabuhanga. Twaje gusanga urubyiruko ntabwo abana bacu twabateguye gukomatanya ibyo byose no kwisobanura. Ni ukuvuga ngo barayora, barakoyora ibije byose, bayibonye ikoranabuhanga ukabona barashaka kwigana. Aho rero niho bizakemukirwa mu bukangurambaga.
birajyana kiriya kibazo rero yavuga kijyanye na abana baratwigiraho iki twakora kugaruka ku gicumbi cy'umuco. Nibyo kugira ngo umunsi abantu bumvise akamaro ko kwimakaza indangagaciro ziri mu muco nyarwanda, tutakibona muri ya migani yavugaga, tutakibona he, ariko buriya niho bigaragarira. Rero deje rose bagumya mu bikorwa dukora n'inteko y'umuco n'ubundi habamo gufasha guhanga amagambo mashya twita ihangamuga, guhanga amuga, amagambo mashya atamenyerewe aba yaje. Birakorwa n'ubugira ngo buri mwaka haba hari ayacuzwe. Tumaze gukora ubutumwa turakora ajyanye n'ikoranabuhanga gusohoka, twarangije ajyanye nayo bijyanye n'imari, ubuhinzi n'ubworozi, bijyanye n'ibimera, bigenda hari tugenda ducura. TVET, ECD no mu burezi wenda nta muntu yazahagera, ariko ikintu navuga nubwo twe tubikora dufite abahanga babizobereye n'ubu turi kumwe hano, usanga uburyo bakoresha n'ubundi babikorana n'abari muri amagambo bajya ntabwo tuyacura urebye na ba nyirayo abamenyereye iki gikorwa. Ntituza mu burezi tukatubwira ngo TVET, turabona ko TVET bayimenyereye, mukabitwereka iryo jambo naryo ushobora gucura ukajya kubona ukabona gitifu ryarafashe. Hari ibyo akamenyero nako hari tekinike bakoresha, ariko kugira ngo za TVET zajya gufata na ECD n'ubundi bijya gufata ari uko ababibanje ntabwo baba bashyize imbaraga mu kubanza gushyiramo ikinyarwanda. Amagambo rero aba ahari, ariko nanone abaturage babibonye bazajya babagaya. Tuzajya dukora n'ubundi isuzuma bipimo, usange baravuga ngo abayobozi nibo barimo kuzana n'amagambo mashya, usange n'ubundi ntabwo iki cyifuzo kiri muri ubushakashatsi bwifuza ko abanyarwanda bakoresha amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda. Twari gusanga ururimi rw'ikinyarwanda rurakungahaye, amagambo arahari pe, n'ubunebwe abantu batajya bagira gusa bwo gushakisha ayo magambo, ariko ubundi arahari. Rero ndumva tuzakomeza gukorana. DJ ari hano na timu ye, usanga aribo twabyumvise gushaka amagambo magufi yoroshye kandi vuba. Urakoze. Ikibazo cyanjye ndakibaza nyakubahwa inteko y'umuco. Isi irihuta kandi irihutana n'ikoranabuhanga, kandi isi ya none niyo igena isi y'ejo. Byumvikane ko umubare munini dufite ari uw'urubyiruko rwo gukoresha ikoranabuhanga, ariko iyo tureba ibihangano bijya ku ikoranabuhanga cyangwa ibyo dukunze kwita social media, amafilime, indirimbo, ibintu byose bisohoka, uba usanga harimo ibintu abakuru twibaza ati ibi ntabwo biri kumwe n'umuco nyarwanda. Nakibaza ngo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ifatikanyije na Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi bashobora kudufasha kugira ngo ibihangano bisohoka, wenda niyo hajyaho itsinda ritoya rikajya ribanza kutureba ko iby'ingenzi, kuko twemera ko umuco urakora, ururimi rurakora, ariko iby'ingenzi bigiye gusohoka tugiye kugaburira urubyiruko rwacu burimo wa muco twifuza. Kubera ko usanga abantu bakina filime, abahanzi ni abasitari, abana bacu nibo bakurikiye, nibo bashaka kuzaba nkabo, ariko ugasanga haracyaburamo wa muco nyarwanda twifuza. Ubwo rero tukavuga ngo ejo hazaza hacu abana bacu bose bazakora ari muri wa muco wavangiwe, kandi utwara dufite umuco mwiza twakagombaga guhereza abanyarwanda. Nicyo gitekerezo nashaka gutanga. Murakoze. Ni ukuvuga ko kugira ngo dushobore gutoza neza abanyarwanda umuco, cyane cyane murazi neza yuko umuco wo kuvuguza
umuco wo kuvuguza sinzi ko kivuguza nyamara kuvuguza bifasha ubwonko gukomeza gukora no gutekereza. Ni gute ujya kuvuguza ni ukumenya gufata ingamba, ibyo abantu batazi kuvuguza rero buryo usanga banasaza mu mutwe vuba, ariko ugasanga umusaza w'imyaka 80 90 aracyazi kuvuguza, arazi kuvuza kuko yamenyeje ubwonko bwe gukora. Ni ukuvuga ko nasabaga ko habaho kongera kuzana kuvuguza mu Rwanda igisoro, ni ukuvuga ko hakabaho n'ihiganwa ry'abantu mu mirenge, mu turere no ku ntara, abantu bazi kuvuguza bakabihemberwa, bakamenya yuko bakwishimirwa kurusha abandi, n'abantu bakabijyamo bakamenya yuko kuvuguza ari umuco w'Abanyarwanda wacu. Murakoze cyane. Inteko y'umuco turimo turategura amarushanwa ku Gisoro. Idije biraba ryari, ngira ngo biraba rwose mu gihembwe cya kabiri, icyiciro cya nyuma, kandi ubwo ni abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye n'ubundi kuri bwa bufatanye. Icyiciro cya nyuma mu kwa gatanu ko tuzatwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ingoro z'umurage, kandi ayo marushanwa azabera ku ngoro ndangamurage enye, Huye, Nyanza ndetse n'i Karongi. Ayo makuru murakoze. Iyo turi kwigisha hari isomo twigisha guhera mu mashuri abanza yitwa ikoranabuhanga riciriritse, bigisha abana gukora. Hari abantu benshi bagiye batuganiriza bavuga ko ibintu twigaga kera ubu ntabwo bigihari. Kera twarabohaga udupira, kera twabohaga imisambi, kera twari tuzi gufuma, ubu ntibikintu mukibyigisha. Ni ukuri turabyigisha, biba biri mu nteganyanyigisho, aho dushyira imbaraga. Wanakoze cyane kubikomozaho, aho dushyira imbaraga n'uburyo byigishwa. Umwana niba mu nteganyanyigisho barimo gukora kuboha umusambi, awubohe kuko birashoboka. Niba harimo gufuma, afume ko biroroshye. Abarimu nabo kugura uko bigisha ayo masomo ari mu nteganyanyigisho, uko babivugagaho kugira ngo bavuge umusambi akawuzana akawushyira kuri projecteur bawukore. Mu by'ukuri integanyanyigisho turimo turazishyiramo imbaraga kugira ngo ziboneke, kuko nyinshi zishobora no kuboneka ubwiye abana bakazizanira bakanazikora. Ni ibintu rero tuzi ko bisaba imbaraga mu by'ukuri. Twagushimiye ku gitekerezo cyawe. Murakoze cyane. Ubushakashatsi nk'uko mwabibonye bufite amakuru menshi cyane twebwe nk'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi tuzakoresha kandi azatugirira akamaro. Icya mbere mwabonye ko mu bushakashatsi batugaragarije hari indangagaciro abantu cyane cyane abari mu kigero cyo kwiga, no kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka 25 bagenda bateshuka. Iya mbere iri ku mwanya wa mbere indangagaciro abana bagenda bateshukaho, indangagaciro yo kwiyubaha, niko mwabibonye mu bushakashatsi. Ibyo rero nkatwe bitubwira iki, cyangwa se tugiye kubikoresha iki? Ayo makuru mu bushakashatsi tugiye kuyakoresha iki? Bitubwiye ko nubwo bwose dushyira imbaraga nyinshi kwigisha indangagaciro n'umuco nyarwanda mu mashuri, biciye mu nteganyanyigisho dufite, biciye no mu itorero mu mashuri, n'ubundi turacyafite byinshi tugomba gukora kugira ngo twigishe abana b'u Rwanda umuco n'indangagaciro zibereye Abanyarwanda. Tuzagendera kuri iriya mibare, ariko nanone natwe hari ubundi bushakashatsi tugenda dukora mu by'ukuri bigaragaza ko ubushakashatsi twakoze turimo dushaka gukora amavugurura twakoze ejo bundi mu burezi, twarebaga uburyo ki indangagaciro n'umuco byimakazwa mu mashuri, dusanga ntabwo bihabwa agaciro cyane. Ubu bushakashatsi rero busa nkaho buvugana neza n'ibyo natwe twabonye. Ibyo bitubwiye ko tugifite imbaraga nyinshi mu kwimakaza no kwigisha umuco n'indangagaciro, kandi hari byinshi twatangiye gukora muri uyu mwaka kugira ngo dushyire imbaraga mu gutanga ubumenyi, ubushobozi, ariko nanone n'umuco. Mu by'ukuri hari amashuri menshi bitewe na gahunda baba bakurikira bigisha
cyangwa se bashyira imbaraga nyinshi cyane mu kwigisha indimi z'amahanga. Ntabwo ari bibi kwigisha indimi z'amahanga, kandi abana benshi, abana bose, nako ntabwo ari bose, benshi, abana bose bashobora kumenya indimi zirenze ebyiri z'amahanga, akazimenya neza, akazivuga neza, ariko nanone bidakuyeho ko amenya ururimi rwe kavukire. Twebwe mu mashuri ya leta ndetse n'amashuri yigenga n'ayandi mashuri yose nk'uko babivuze ari international, yose akurikira, amashuri ya leta n'amashuri yigenga akurikira integanyanyigisho y'u Rwanda cyangwa ibyo twita national curriculum, yigisha ikinyarwanda, kuko ikinyarwanda kiri mu nteganyanyigisho cyangwa se kiri muri timetable y'ikigo. Iyi saha yo kwiga ikinyarwanda igeze, abana bagomba kwiga ikinyarwanda kandi bagakurikira integanyanyigisho ibiri mu kinyarwanda. Mu kinyarwanda kenshi ni naho hari amasomo yigisha umuco. Abana rero bakurikira gahunda ya leta, yaba abari mu mashuri ya leta, yaba mu mashuri yigenga, biga ikinyarwanda. Aba mashuri international hari igihe bahitamo kutigisha ikinyarwanda kubera baba bakurikira gahunda itari iya leta, ariko mu magambo make, abana bose, umwana wese niyo waba utari umunyarwanda ariko ukurikira gahunda na porogaramu y'u Rwanda, ugomba kwiga ikinyarwanda. Ibiganiro twagiranye hano mwumvishe ko hibanzwe cyane ku ruhare rw'umuryango mu kwigisha umuco, indangagaciro no mu kwigisha ikinyarwanda. Ababyeyi rero akenshi, ababyeyi benshi bakunda kumva ko bari buvuge indimi z'amahanga, Igifaransa, Icyongereza kugira ngo n'abana bakimenye. Ni byiza nabyo, ntabwo twavuga ngo bareke kuvugisha abana Icyongereza cyangwa Igifaransa mu rugo kuko ni rwo rurimi wenda bigamo, ariko nanone turashishikariza ababyeyi kuvuga ikinyarwanda. Niba ari igihe cyo kuvuga, urugero, niba ari igihe cyo kuvuga ngo tugiye kuvuga ikinyarwanda, tuvuge ikinyarwanda, tukivuge neza, tutakivangira. Niba ari igihe cyo kuvuga Icyongereza, ko nacyo bagomba kukivuga, ko nicyo abana bigamo, bavuga Icyongereza, bakiganiremo batakivangira. Numva ababyeyi wenda message cyangwa se ubutumwa nabaha ni uburyo bwo kuvuga ngo niba tugiye nshaka ko umwana wanjye amenya ikinyarwanda, wenda akenshi ko hari abana usanga batakizi, reka mvuge ikinyarwanda, tubigire umuco, tubigire intego mu rugo iwacu, tuvuge ikinyarwanda n'abana. Ubushakashatsi tumaze kugaragaza suzuma ibipimo ku murage ndangamuco, reka banze mvuge ko aribwo bushakashatsi bwa mbere bufatika bukozwe ku murage ndangamuco w'u Rwanda mu buryo bw'ibipimo bifatika. Rero ubushakashatsi twakoze urebye guhera muri Nzeri mwaka w'ibihumbi 2023, turazenguruka uturere twose tw'igihugu mu ngeri zitandukanye z'abaturage, tubabaza ibibazo mu by'ukuri bigamije gupima ubumenyi bwabo n'uruhare rwabo mu kumenya umurage ndangamuco mu buryo bwose, harimo ikinyarwanda, uburyo gikoreshwa, harimo uburyo basura ingoro ndangamurage n'ahantu ndangamateka, umuco wo gusoma no kwandika n'ibindi byose twagaragaje, kubera yuko mbere yaho mu by'ukuri nta bipimo byari bihari. Rero ubushakashatsi bufite icyo buvuze cyane, kuko bugiye kuba isoko yo kuvomamo noneho bya bikorwa tuzajya dukora by'igenamigambi, iteganyabikorwa ryacu, ariko no mu mikoranire n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ubu noneho dufite icyo guheraho, dufite ishusho, ahari icyuho byagiye bigaragara, ariko ikintu umuntu yakwishimira muri ubushakashatsi twavanyemo cyane ni uko abaturage muri rusange bagaragaje ubumenyi bushimishije ku kigero cyo hejuru rwose bijyanye n'umurage ndangamuco, ariko noneho bikaza no kugaragara ko ubumenyi ntago bujyana n'uburyo babishyira mu ngiro, mu buryo babitozwa, nubwo usanga ijanisha ari rinini mu kumenya, mu kugira ubumenyi, ariko iyo umanutse watangiye kujya mu buryo babyimakaza, mu buryo babishyira mu bikorwa, ukabona ijanisha riragabanuka. Bitugaragariza rero ko uburyo dukora ubukangurambaga bwabyo dukwiye noneho kubunoza, bukarenga uburyo bwo kwigisha gusa,
kugira ngo abantu bamenye, ahubwo babishyire mu ngiro, babitozwe, ari amarushanwa bayakore, ari ibyo bakora babyikorere, ku buryo kuko ubona bigiye mu ngiro. Hanyuma ikindi cyagaragaye nanone ni uko umuryango, ababyeyi bagomba kugira uruhare runini cyane mu gutoza abana umuco ndangamurage. Hari ukuntu inshingano z'umuryango ubona zaragiye zicika intege, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko biterwa n'izihe mpamvu. Biterwa n'uko umwanya, urabona ko mu miryango ababyeyi bihugiyeho gushaka imibereho cyane, ukabona nta mwanya barimo kubona cyane wo kwita kuri iki kibazo cyo gutoza umuco n'umurage mu muryango. Mu bikorwa dufite by'uyu mwaka, kugira ngo mu kwezi kwa kabiri kwahariwe n'ubundi kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire n'ibindi bikorwa, harimo igikorwa twateganyije kijyanye no kubuguza amarushanwa ku Gisoro. Impamvu ni uko imikino gakondo ni imikino kuva na kera yari bumbatiye indangagaciro cyane mu kwigisha abanyarwanda. Rero iyo urebye usanga ntabwo imikino gakondo yagiye icika intege. Tukabona rero ko mu buryo bwo kugarura iyo mikino gakondo yo hambere, inteko y'umuco ifatanyije n'abandi bafatanyabikorwa twagarura kubuguza, hakabaho binyuze mu marushanwa, ariko turabikora mu by'ukuri kugira ngo tubikoremo ubukangurambaga bwo kubwira abanyarwanda n'ubundi yego kubuguza nibyo, ariko mu kubuguza harimo indangagaciro zitandukanye. Ntabwo rero ari natwe tubikora twenyine, ngira ngo mu nzego z'ibanze nabo bajya bakora iyo mikino, bakabuguza, bagasimbuka urukiramende muri marushanwa aba, ariko noneho imikino gakondo turagira ngo nayo igarurwe kandi ihabwe agaciro nk'ayo kari gafite hambere. Hari imyumvire itariyo igaragaza ko umuco muri rusange, umurage ari ibya kera, ari ibikorwa n'abantu bakuru, ari imitagihe. Ntabwo ari byo. Harimo no kubuguza. Kubuguza ntabwo ari umukino wakorwa n'abakuze gusa, ahubwo n'abakiri bato barabikora, bagomba kubimenya, kuko abakuru buriya bafite inshingano zo kwigisha no gutoza abato, babyita guhererekanya umurage. Rero abatoya, urubyiruko rumenye yuko umuco, umurage, ndangamuco ntabwo ari iby'abantu bakuru cyane cyangwa by'imitagihe. No muri iki gihe abatoya babuguza bashobora no kubishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo bajyane n'ibihe n'imyumvire igezweho. Ntabwo rero ari iby'abantu ba kera gusa. Duhereye rero ku byo twumvise mu biganiro byose by'uyu munsi, kugira ngo icyo twakomeje kugarukaho ni uko indangagaciro nyarwanda na kirazira ni ukuvuga ngo bigomba kurenga kwigishwa, bikagera no ku rwego rwose rwo gutozwa no kwimakazwa, kandi biherereye mu miryango kugeza mu mashuri no hanze mu baturage. Tukareba rero n'ikinyarwanda. Abanyarwanda mwabibonye ko bagaragaje ko bifuza ko haba impinduka mu mikoreshereze yacyo itari myiza, irimo ivangandimi n'ibindi byose byonona ikinyarwanda, kugira ngo byumvikane ko bigomba gucika. Hanyuma mu ndangamurage, umurage ukubiye mu nyandiko, gukunda gusoma no kwandika, bibe rwose umuco kuri twese.
ubu rero ni igihe cyo kubishyira mu bikorwa kugira ngo twumvise n'ibyo gukora nabyo birasobanutse, kugira ngo nshimire abafatanyabikorwa abenshi twari kumwe hano n'ubundi muri itsinda rimaze kubaganirira. Ibyavuyemo twumvikanye ko bigiye gushyirwa mu bikorwa. Ndagira ngo rero ntatinze soze none nanjye no gushimira byimazeyo abashakashatsi, itsinda ry'abashakashatsi bose bagizemo uruhare, barakoze cyane, uburanga n'ubuhanga bagaragaje. Hanyuma ndashimira mwe mwese mwitabiriye iki gikorwa, murakoze murakagira inama. Nta dusoreje ikiganiro cyacu umuco mu iterambere, ariko mu kugisoza ngira ngo mwiyumviye ko ari umukoro wa buri wese mu muryango nyarwanda. Inzego zose aho ziva zikagera zirakenewe, abanyarwanda mu muryango nyarwanda turakenewe kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa izi ndangagaciro z'umuco w'u Rwanda, umurage, umuco wacu, indangagaciro ubumbatiye, ndetse no kumenya ahantu ndangamurage na ndangamateka, tunasure n'ingoro z'umurage, tumenye ibibitswe mu ngoro z'umurage. Reka mbabwire nti abwirwa benshi akumva na bene yo. Reka turimo umunyarwanda ufite umuco, ufite umurage, wujuje izi ndangagaciro zose tuvuga. Ndi Nyirabahire Marie Constantine.